iyo fresher arayaga urumva arayaga wagira ngo ni nani wamunyereraho kandi n'umuntu ufite abana bangahe bane nge bansoye mazu ntabara 42 bansura mazu mu myaka 9 bansoye munzu 40 zingahe urumva banshyira hanze. Nta muntu wakumanura Imana itarakumanuye bisobanura ngo ngiye ubuzima bwanjye ni bwiza ariko kera bwari ubuzima ubutumwa n'Imana genda nzabana nawe genda ndi kumwe nawe gibyumba ndi kumwe nawe jya mu mutara ndi kumwe nawe gigisenyi ndi kumwe nawe jya mu ruhengeri ndi kumwe nawe irambwira ngo nzoguha umugisha ngeze aho ngaho rero nzaguha na femme mu buryo bw'ubuhanuzi yaje guhanuza kuko ndibamenya ndo umuhanuzi ngo yaje kuguhanuzaho yaje guhanuza. Reka ngaruke kuri Claudin yavuze ko mwahuye wagiye guhanuza waje kumukunda ute rero? Kumukunda byari mu mugambi w'Imana kuko ngewe twahuye ngiye gushaka ijwi ry'Imana uko aho nasengeraga kugira ngo uhure n'ijwi ry'Imana byari bigoranye. Twebwe twakijijwe dukirizwa mu ijambo tugakirizwa mu ndirimbo tukanafashwa nabyo ndetse n'abashumba bacu babaga ari baba nyine batwigisha cyane ko tugomba gusoma Bibiliya niho ubuhanuzi bwacu baburi ndetse korari yaririmba ukaba ari bwo wuzuzwa. Kumva rero uko Imana ivugana nawe inyuriye mu muhanuzi byari bike cyane aho ngaho kuko niyo banatangiraga guhanura mu iteraniro baraba baceceshaga abadiakonuti mu iteraniro ntago byemewe. Ubwo ngewe rero njya kumushaka kuko bari bamundangiye mugezeho rero Imana ivugana nanjye uko nabyizeraga ko buri icyo umuntu yizeye n'icyo abona ko nabyizeraga Imana ivugana nanjye munyuriyemo yarakiri muto rero afite muri 21 nanjye nari muto nge nari nyiri no muri 10 gutyo n'umunani gutyo ndangije ndavuga ni uyu musore yari umusore muto cyane unanutse ubwo yabyibushye nyuma tumaje kubana ndavuga ni uyu musore arimo Imana icyambere aruzuye Imana ikindi cya kabiri nubwo adafite amafaranga ariko afite Imana. Rero ntandukanye n'abakobwa b'iki gihe bavuga ngo ikofi abanza be yarubatse kofi reka ngewe icyambere ahubwo iyo wagombaga kuba ufite Imana ikuzuye kuko iyo ufite Imana uba ufite byose buri uburungukire iyo ufite Imana ufite imitungo iyo ufite Imana ufite ubukire uko n'ijambo ry'Imana riravuga ngo umuntu nankorera data azamuha icyubahiro ubukire ndetse n'ubugingo. Ibyo bintu uko ari bitatu rero iyo ufite Imana rero ubu bifite. Ubwo rero mu guhura nawe rero Imana imukora ku maso arahasengera aramanurira arangije arambwira uti amahoro y'Imana bane nawe nditahira. Ariko icyo gihe bwasengera nari narabanje kumuburaho nk'inshuro nkenye nkaza namuhamagara akambwira uti ndi bize namuhamagara akambwira uti unagiye namuhamagara biba nk'inshuro nkenye. Inshuro ya gatanu nibwo namufatishije ndishima burya iyi Imana yateguye ibintu rero iba yarabiteguye neza nuko ndataha. Ariko mu gutaha ngiye namfitemo icyifuzo mu mutima wanjye ariko sinayimubwira navuga ni mbega umusore mwiza kiri mutoya ufite Imana imumaye disakambera n'umugabo byazaba byiza. Ngo wagize icyifuzo mbere yuko yajyana icyo akubwira cyane. Niyo mpamvu rero nakubwiye rero ngo iyo ufite Imana uba umeze nk'umutoni imbere y'Imana uba uri nk'umwana uri gutetera imbere y'umubyeyi kuko ikintu cyose uvuze Imana iragishyigikira. Nge natashye ngewe nuzuyemo ko agomba kuza umugabo wanjye mbwira n'Imana ati Imana umumaye umusore mwiza nkuriye reba ukuntu ahanura reba ukuntu asenga haracyari mutoya nanjye ndacyari muto duhuye twakubaka ibintu bikomeye koko Imana iragende yubaka iryo jambo nanjye ko mvuze muri ngewe irarishyigikira. Ariko we ntago byari byoroshye kuko we yanyerekaga ko ari umukozi w'Imana nje kujya nsengere. Ariko nyuma yaho nagiye nkomeza kuzamuhamagara ngo akomeze ansengere ako kabona ari bize cyane kuko hano za Kigali navuga ngo bahanuza icyo gihe ntago bari bakaba benshi babaga bakenewe n'abantu benshi cyane benshi kandi rubanda abantu bagiye bakomeye abakobwa bagiye bafite ubuzima bafite amafaranga abagumiwe abafite amamodoka yabo
mbese ukabona rero we rero ari mu ivugabutumwa cyane, ariko nyuma yaho rero biza kuza gukunda, niwe byaturutseho, ntabwo ari njyewe. Njye naragiye ngenda senga, navuga ngo muteze Imana, ndavuga ngo Mana uriya muntu umwisangire bizace kuri we, kuko mu muco wa Kinyarwanda nta mukobwa utereta umugabo ntago bibaho. Njye rero niyemeraga Imana yanjye nifitiye muri njyewe. Wenda waravuze uti njye ntandukanye n'aba bakobwa bahanze hanga baba bashaka umusore wakoze ikofi wagize ute, kandi uvuze ko yari umuntu unanutse, wenda ko nta n'ikintu yari anariho. Ntago nta wundi musore se, nta bandi basore wenda baguteretaga iki gihe bari bafite akantu wenda ukaza kubanga kubera impamvu zihari, wenda uraza kutubwira wakunda uyu nguzi zirenze kuri izo ngizo? Cyane rwose. Uyu mupapa rero tujya no guhura, njye nari meze nk'umuntu wari uri mu ntambara icyo gihe, ndi kurwana intambara, mfite uwo nari maze kubenga, afite amafaranga, yarakoze ikofi bya bindi wa mugani wa babandi, afite amafaranga menshi pe, ariko adafite Imana. Njye rero nibyo nakubwiraga rero ngo ntandukanye nabo, kuko nta Mana yari afite. Iyo udafite Imana rero narinze abadamu benshi barira, kandi akava muri etaje akagenda akarara no mu nzu bubakiye umuzamu, akaba ariyo yararama akumva niyo afitiyemo amahoro, kandi yasize etaje hariya. Nari mfite abadamu benshi narinzi bajyaga bava mu mamodoka yabo meza, yakubona wowe udafite n'imodoka uri nk'umudamu mugenzi we akumva ni wowe umurusha ubuzima bwiza, kuko ubanye n'umugabo wawe neza nubwo mudafite ubuzima bukomeye. Ibyo rero ntago ngiye byigeze ngiye bishimadukamo cyane ngo numve ko ubutunzi ari bwo bwa mbere, ngo numve ko kuba umusore afite amafaranga ibiki, oya, njye ahubwo nubakaga ku kintu ku mugabo ufite Imana, kuko umugabo ufite Imana ntagatesa umugore. Cya kabiri, umugabo ufite Imana nta kinyuma y'umugore. Cya gatatu, umugabo ufite Imana saba umusinzi. Cya kane, umugabo ufite Imana nyine aba afite Imana, Imana niyo muyobozi we, naho ugenda yikorera byose nyine abavangavanga. Ubwo rero numvaga, kuko no mu bintu Imana narayisabye, narayibwiye uzama umugabo ukijijwe, ukunda Imana, noneho ufiteho viziyo yawe, ushobora kuzamuzamura. Ntabwo umugabo ufite imitungo igihe cyose nanamureberaga nk'umugabo wazajya anyurira ko naje mu mitungo ye, ibintu nk'ibyo nkumva ko rero umuntu twazamukana ari umugabo twazaba twubahana cyane. Uyu rero nta mafaranga menshi yari afite, gusa yari afite icyubahiro kuko yari umuhanuzi uzwi, ariko yari ataragira amafaranga menshi. Yego nayo yari afite, Imana yaradufashije arantunga, yumvikana. Ntago twagiye kubaka nta kintu afite, kuko yagombaga kwishyura inzu, icyo gihe twarakodeshaga, yagombaga mu bukwe niwe bagombaga kureba, yagombaga kunyambika mu bukwe, ibintu byose, ariko yari afite Imana niyo yamubashishije muri bya bindi byose kugira ngo bisohore. Yaravuze ko ngo yaragusengeye aguteza Imana kugira ngo umukunde. Ni iki cyatumye umukunda noneho? Yewe uyu mudamu akiri muto cyane, yafite n'agaciro z'agakiza, kuko sinagomba gufata bamwe baza kuza kuntagangaza. Umuhanuzi abona sayizeye, ngiye menya ibyabaye, ibizaba, ibigiye kuba n'ibizaba, byose ndabibona, bimenya ngewe, ndabona nderekwa. Rero mbonye ko anteje Imana mu mutima we, ntabwo ari kubimbwira, ntagomba gutinyuka amavuta. Sigaye abona abantu batukwa hano, ako nta muntu uramenyera, kiretse babandi bamwe bishwe n'amadayimoni, nibo bamenyera umuntu batanamuzi, batazi ubuzima bwe, batazi iki. Ariko umuhanuzi ngiye navutse ngiye mwubaha. Iwacu abaga umuhanuzi aruzwi cyane, bita Gatabazi Meshaki, yigeze kuza mu rugo cyangwa akana, aravuga ngo nyina w'uyu mwana atari hano, Imana iravuze ngo azaba umuntu ukomeye. Ndabyibuka bibwira mukecuru, mama atazamenyekana, azifuzwa. Haleluya. Ndagira nkubwire ngo ahangaha ahubwo hasinzwe, ngo ashaka kumenyekana hano. Ngewe nzwi muri East Africa, ibigo 13 tumaze kugenda bya Afrika, Iburasi ndayayo,
i Burayaho, ariko muri Afurika 12 ndabigiye njya Imana Joel. Ariko icyo ngira ngo tuganira ahangaha, icyo namubonyeho njye byose minyuzamo uko ni n'umubwiriza nyine, mubabwira abantu ko ni n'umukozi w'iki w'Imana. Ntabwo ari ukumaza iby'urugo ngo mu by'urugo hoya, njye n'ibya Bibiliya binyuramo ari byo ubuhamya amujye ariko jewe nguritaka namwe ati none se Bibiliya kitubwira ababurahamu, ahubwo nanga abanyamakuru mwakwiye kutuvuga ahubwo neza, kuko n'abatubanjije babavuze neza bene wabo. Ako nimwe mutugamanura, uzi kubona Bibiliya ishaka kurenganura umuntu wari umusama ikamweza, abanyamakuru baramwejeje. Urumva abarongoye 1000 barimo hariya ngo tububaha. None ngiye Joel ahubwo ngi mwashaka hibyaha. Ujureba dufite umuhanuzi muri Bibiliya Aburahamu, Imana imuha umugisha, n'umuhanuzi wacu. Banze guhisha ibye babivuga byose, yarongoye umuja amubyaraho, ariko abanyamakuru ntabwo bigeze bafata cyangwa bakimusige cyane, ahubwo babaye hafi ya mwene wabo umuhanuzi rubarimo. None abanyarwanda bahawe impano bari kwinetraliza, bari kwica intege, bayicisha inzara, ipfe izimire. Umva mbabwire kuri kamera ya ISEZERANO, mu by'ukuri abahanuzi turahari, kandi ntituzasabiriza, kandi ntituzazima. Uyu mudamu murebye bien mukubita mutagete zanjye, ndajimera, ndakurura, mfate bivuye ku mutima w'Imana, ibingezaho irambwira ngo I love you, yimuhe umugisha uraho ngaho. Nanjye mwemera kuko tugomba gukundana. Ndabwira ngo nutumvijwe, ntubone umuhanuzi ku buzima bwawe, ntubone bamenya, mupfuma zakurya yawe, kenyera muzabona ibyo mutize mubona. Bapfumu bazaba buraka. Uzi kuburaka bakuburake, bakwereke ukuntu umuntu ari muri Amerika ari hehe arahangaha mu Rwanda ngo ni ibitangaza byabaye, bakuburake. Buretse kujya ku mupfumu ubanza umpamagare, buretse kujyayo baraguhereza umugabo w'igicupuri, uragenda bamugusoke, utangira uvuge ngo Imana yarambeshe. Ikibazo badusorezaho munyamakuru ubwiza urukuri. Ubu uyu mudamu yo ntamukunda cyangwa atari Imana yavuze, yari kumva ko byanze kajya kundaguriza. Nkaba ndi ikipagani mupfumote nakiguhaye, yagera mu rugo akirirwa amarira, iyo fresher arayaga. Urumva arayaga, wagira ngo ni nani wamunyereraho, kandi n'umuntu ufite abana bangahe 4, kubera ahuye n'umuha amahoro. Nkamwere ukuntu ntaje kwisi kubangamira umuryango wanjye n'abanyarwanda, aravuga ati kweri asanga ni yashushe Imana yute yamuhaye. Rero abantu tubabwiza ukuri, ni mukomeze muhahe iyo mizimu, mwishira abagabo banyu ngo mukundwe abafiance banyu. Iyo mizimu nibagaruka munyamakuru bazatuzeho amafaranga makumushiraho. Cyo ni icyambere bayamuriye abapfumu. Hari ejo namwe ngo isambu yanjye yarangiye, nyirangije mu bapfumu. Abapfumu nibo baruzi, ntabwo umupfumu yakwemera kuko yagumye ahomba. Urumva azakuvura bishyire ku ruhande, umanze umwishure, nabona utinze kongera kugaruka abikoherezemo tena tinusubireyo, wongere umuhandi, uzafuta gangara n'umushahara uzagushirirayo. Abapfumu nibo abitangwa abavuzi. Nta muntu wavura umudimu atamuzi. Ntabwo nakwica dayimoni atari Imana inkoresheje. Mvaneho umuzimu ko barashombana. Ngira ngo urabizi uri umukristo, Satani n'amadayimoni n'amarozi n'abacwezi birashombana. Imana ibyirukana vuba. Ntabwo rero umuntu wavuga ngo ngewe nemera bapfuye, nkemera basokuru ngo ndavura. Aravura abo basokuru sibo bongeye kuba abadayimoni bagatera abantu. Ayo mahembe
si yo yayandi nyine y'abapfumu. Mbitangaje hano, umupfumu uvura naniwe murozi. Claudin, abantu bataza kugira ngo wenda arimo kwitaka, hari ahantu yavuze ngo umuntu ngo yakureba ngo akanyerera akakugwaho ukigera mu rugo kugeza uyu munsi, uko wari ubyiteze niko wabisanze cyangwa hari ibindi bintu wenda wabonye bitandukanye? Ikintu nshimira Imana nuko muri ngewe numvaga nzubaka urugo rwiza kandi rw'umugisha kandi rufite amahoro. Imana ishimye ko yabimaye, ko mu bintu bya mbere nkunda nkunda amahoro. Umbujije amahoro n'iminota ngira ngo niyo yaba iminota 30 nahita nanuka ukahita ubona mpfuye, kubera ko nkunda amahoro. Nicyo kintu cya mbere mu buzima. Niyo utambwira ibyo kurya ukambwira ibiki ariko ukanyihera amahoro, amahoro yanjye rwose arangaburira y'ubwayo nkumva ndashisha numva. Ayo mahoro rero nshimira Imana ko nayabonye nkuko nari mbyiteze. Ikindi rero yabaye intwari, kuko ubuzima twabayemo yataza kuza kuba umugabo w'intwari tuba twaratandukanye. Buriya hari igihe mushaka kuba mukundana n'umugabo ndetse afite na vision nziza yo kubaka nawe uyifite, ariko ubukene bukaza bukaba bwabatandukanye. Hano hanze hari abantu ubukene bwatandukanyije, ariko we yahagaze ku isezerano ndetse ahagarara no kucyo twavuganye nge nawe, sinzarekana nawe, sinzagusuzuguza, sinzagukoza isoni. Ni ukuri abihagararaho kandi nta n'ikintu afite, kuko ubuzima twagiye ducamo ntabwo bwari bworoshye, ariko Imana yagiye imubashisha. N'uyu munsi wa none yahindutse umuntu w'icyubahiro kubera kwihangana. Kandi nanjye navuga ngo Imana ishimwe ko Imana yagiye nanjye nkoresha. Ubwo buzima twagiye tunyuramo nta muntu wigeze abangamira undi, niyo byabagaho iminota mikeya nyine. Ubuzima ni ubuzima, ariko gatoya tukahita twibuka ko ari Imana yaduhuje kubera ubuzima. Ariko Imana ishimwe ko byose Imana yabikemuye. Yego, nuvanga ibintu ni amina, nta kidasanzwe. Ibintu ni uburyohe. Abona icyo shimira Imana, iyo uryamye bugacya ukanywa ukabyuka ugasanga umuyobozi wawe uyoboye igihugu aha abantu bumwe, ni kwasaba kwebwe. Ngiye birasengeye za Kanyarira, Pureya Montoni, Gicanga, za Goma, nani za Murya. Nabwiraga Imana ngo umunyarwanda yicare, nabona ikijumba akirye, nabona icyo kunywa akinywe. Ngira imati nge nigeze no kujya kuba hanze, Imana irambwira ngo garuka mu gihugu cyawe, aho nzahaguhera iki umugisha. Ikica abantu ubwenge burababwira. Kubaho isezerano umunyamakuru wacu ushaka kwicara gutyo ubu ngubu ukabona biri gufinina n'urugero, ugatura Imana ikuvuyeho birangiye ndapfuye ugatura ati wanguriye kamera, wanguriye mikrofone, ndahiye biranze. Kandi na nyuma ya zero Imana irakora. Ngewe mu kuzamuka kwanjye ngewe mfite ubuhamya muze burenga bwinshi. Nyambwira madamu uti ngewe ndi profete umuhanuzi. Ejo bundi mbere ya corona itarajyamo nagiye Pureya Montoni. Imana irambwira ngo umuhanuzi ugiye kurwanya intambara ikomeye, kandi uzayirwana mu buryo bukomeye. Mvuye ku musozi umuhanuzi ati inzimba irafunguye ako uzayijyamo. Haleluya, ribosi ya mama shalagre. Mvuye hanze mfite umuhungu wanjye w'imfura amwumvishije, nsanga yagiye ahantu n'abagenzi b'abana bamuha kabwa arakaza. Imana yavuze ntacyo uzaba mu izina rya Yesu, ndabihanuye hano, ntacyo uzaba. Amuha kabwa. Amaze kumuha kabwa, umuhungu wanjye akagaburira burya mu muryango wese afite akunda. Bandi kundira abazungu, Abanyafurika impamvu dusubira inyuma, umwana akina umupira ukamukubita ngo uzajya muri biro we, ariko umuzungu y'umwakinnye umupira amushyira mu ishuri ry'iki ry'umupira. Iyo akunda karate amushyira mu ry'iki
kwiga kacu ni ibiro akinnye umupira n'icyaha hano ngo sekreteri runaka uzaba runaka uzaba minisitiri runaka nizo zose kandi hari indi mishinga wize ibinyamakuru uzaba umunyamakuru kandi Imana ihaguhera iki umugisha mu izina rya Yesu. Noneho karakura bukeye umuntu watembera aho ngateza akavuyo karamurya kakabwa. Uwo mugabo namwita ngo yari intumwe gusohoza iby'Imana yarambwiye pore ya Montoni. Ntaje umva ntaje Imana iva ngo rihere abango n'umuntu w'umusiramu ariko ntaga ari umusiramu kumunyakusaba munyirizina ntagira umatiku ahubwo yibereyemo gusa niwe uzajya hazaba ikibazo gikomeye cyane ashaka kurwanya Imana yawe kugira ngo usebe akwandagaze mu buryo bukomeye cyane ati ntuzavuge nzirwanirira kamuriye ubuzima ati vuza umuntu umushinza kiyobozi imbwira kingina ikingi kugira ngo umuntu asagarira ntaje Imana ivangura ihere ati pastor mpumuriza abantu baraha bose bahumurizwa umugambi w'Imana uzayoba niba byo yakenewe umugabo aragiye ntiyanandegera mu mudugudu agenda abwira umuyobozi wacu wari ibu hano mu karere ati pastor umufate ati mufatashe muri iki imbwa ikindi afashe ubuhiri umupanga ngo agiye kuntemagura noneho byabaye mu gatatu ushize ngiye numva bitanabaho umuntu amuvuje n'ibyabayeho nyine urumva mukozi w'Imana byabayeho byarangiye mu gatatu kumwaka washize urumva shaka mumve ko Imana ikora yiri wahamagaye uri umuprofeti uri umuhanuzi nta gutera ubwoba hoya nta kimwe mbahumurize nimba muri Amerika ukumva ko bagufungiye ibyangwa humura uzabibona nimba urahanga mu Rwanda ukumva ko ibirayi byabuze humura gana abanyamavuta gusa humura utapata inzu yakunaniye humura nge bansoye mazu ntabara 42 bansura amazu mu myaka 9 bansoye mu nzu 40 zingahe urumva banshyira hanze njyambwira abantu ngo icyanditswe cyaranditswe ye kubona mu baje mu rugo no sini y'umurenge sidani daso sitasiyo oya nkuri ikomeye hano ikomeye hano dutuye hano Kamogi mbona baraje tipashira hariya ati warishije umuntu imbwa ndavuga atafu umutima urandiye ingigumira ibugande wa Mana warambwiye ngo nze hano kugira nje hibyaha nka miliyoni ati se nuwuhe ati ni umugabo ati njewe muri shimbwa se mfite uwo mwa ati sibyo gusa ahubwo wafashe n'umupanga oya bwa mbere ngo nimbwa kuba ari imbwa rero batwumvikanisha ntabwo pastor ujye ugongana barambwa ati genda mufate umuvuzi ndabikora birarangira umugabo atuze ikindi rero nzaga nk'isupu y'imegeri kugeza igihe nzapfira urumva uri mu nzu y'imicanga nyinka mu nzu y'ibyondo turahangana mpaka haguzantira n'umucanga kuzabibona abari rukanse rero abagiye kubyusa ikirego ribi rakabyara dufite ubuzi bwiza nabonaga ngende mu nzu y'imbohe mbona ndi mbwira madamu temada Imana yarambeshye igihugu kizahanuriramo nkaba kubera ubwoba bumva iki gihugu kizahanuriramo madamu ati humura hanura Imana izakubara hafi passport ndayihanagura nshaka inzira ndi bunyuremo urumva ndibuka ndamanuka iwacu Rusizi ni kurusika umupaka noge nsange mushiki wanjye Kongo urukumva kuko dore ikintu cya mbere nge ntinya ntinyaribu nge niyo wankubita inkoni hano imbisubiremo hano mbivuze hano abantu bakina n'ibyaha hano nge niyambwa ati ngwino kwiganye iyo bayicaye hano hamwe ngo tuganire kumva ariyo ntinya inzu y'imbohe ariyo kuba dufite barabireba ati pasa agenda dusanze ibindi biri inyuma ariko wari ufite ikesi imeze gutya umuhanzi arahamaga umuhanuzi w'icyangwa aramwe ngo pastor inzu y'imbohe irafunzwe yateguye imbere yawe
haleluya. Niyo mpamvu z'ubuhamya rero ndabwira umuntu uri hano uvuga ngo urabona ng'abarozi bazandoga acana nawe, urabona ngewe ndi gukora sindonke muze ninge muntu wabaze 5 ndazi 1000 mu nzu yanjye ntunze umugore n'abana imyaka 5 hafi ne gutyo ndazi ndoti 1000 ntunze umugore n'iki n'abana nkazi wawe nkayivana uturaye nkaza hariya nkayivana sengisi nkigura ibijumba kagashya imicanga itarashenywa hari barundi ibitoki kumva cyangwa baba zazi by'imbobo byahanyagwaga hejuru byavungutse bakirundira byinshi ngibi ni 100 ngibi ni 50 ngibi ni 5 ngahita birundi hamwe bya sengisi hagwa n'ubunyobwa urumva nkandi ngo nsayimba z'abandi muri karitsiye ni yaba ntimuzimye muze arabashe kotre debo ndumuhanuzi inda yarantutse indaya ku muhima sinzaye bagirwa nye kwisaba umunyu irambwira ngo yiski guhanura iki wowe ate kujya ngo Imana nkawe impumunyi namvugiraho indaya imvugiraho irambwira ko kugira ngo nkwere Imana nkiyawe nanyirwa n'inkwe itabi kaba umukarani ndambwa ati Imana irahari ati ntayo iyo abantu batarabona Imana yawe lestito de bosia yibugumura bagira ngo ntabwo wavutse nkabo munyamakuru umunsi kamwe nk'urugero ntufite isezerano hari Imana kuvuzeho hari umusha kureba akabona views ntiziri hejuru ati pu akinyamakuru kirimo ntanze urugero gute mivuze hano ariko umunsi Imana izavuga ngo kira kinyamakuru wakibuka nduwiteka tuzakirwanira abahanuzi tugikunde bavuga butumwa abapasire bakirwanire ndi guhanura mbivuze hano ntangiye guhanura lestito tibrezegora ubyandike no ariko ntuzishire hejuru biraje sinzi ukuntu bije ntuzavuge ngo ndarobanura mushyiraho oya Imana izagitumbagiza abari bazi kuzaba umurizo babona uri umutwe ari ukomeye akivugireho ku buryo nihaza n'ibitani bikomeye hano umva ngo bari kiwareni bavuye ati nakibonye ndifuza kuvuga n'isezerano ndivugireho y'Imana ikuzamuye ubuse nko mu rugero hano ngewe niyo wambwira ngo ndi umunyamakuru ndashaka gutanga ijambo ry'Imana ndibyumba ntatike ngusaba singusaba rasiyo ndavuga ati ni ijambo ry'Imana ati Imana yambaye akantu kanje yawe imvura yaguye ndakatsa naje ari byumba nkavuga ikongera ikamenyamo ibitoro kongera hangaruka nkagira aho ngera ya message kazagenda kagira kubana biki b'Imana niyo rero ngira ngira umuntu ngo icyanditswe cyaranje sinzi ukuntu ibintu bije kwatiri mu bintu by'umuryango ariko agira ngo mpumuriza abantu ntugatinye ntabwo abayobozi ari abagome umuntu yakubera umugome agahamagara polisi ariko polisi Imana inyuriramo akakurenganura mbivuge hano hari umuntu wambwiye ngo ntabwo Imana mu gihugu cyacu abantu bose bakugirira nabi dufite igihugu Imana dufite abavugishwa abantu bazi ko umuhanuzi ari umuntu wagiye kwita igisariya nawe uri umuhanuzi ugiye icana uyitangiza ntabwo uzi ko pasi azayivugiraho ubu nawe byose ubuhanuzi bugiye ku bantu bahumurizwe bamenye ko umuntu yakwa ku rugo ukuntu umuntu yawe umukozi w'Imana ahereye kuri 0 bahumurizwe icyo ni icyambere biveho ibiri bunyurire hano si yerekwa ry'umuntu niyerekwa ryawe n'Imana kuremye rero naho iwacu hano mu gihugu cyacu ngiye mvuze ko ntabwo igihugu cyacu kirenganya gifite abahanuzi mbivuze hano naribwiye na mama ahubwo ndi kumva nashimira ndi kumva sinzi ukuntu nabona watoje abayobozi bacu mu gihugu Imana baheze umugisha uzi umuntu guterura ikintu nk'isa hari gutereka kuri pasiteri gufata umupanga uri kumva ribu ntiyagusiga gufata inkota nari ngiye kwinyarira
Imana irambwira ngo mama ntegurira hahandi tunyura kera kwa tugiye muri Kongo urakumva hano kwanyura kera ni satura hanyura nyine yakiswe babita viomai nge nambushije fode kera hari kera cyane muri za 9 gutyo ngagutyo urumva tunyura mu mazi koga urumva ariko bati mama kakaya kamwe ko mu cyandara makacyahaba ko muri ibintu binkombereye kunanye nyomba umuntu ashyizeho ikibi hano umuntu nzagitura ryari mama arambwira ngo uzima ndavuga ngo yavuganye nawe iki irambwira ngo sinzajya mu nzu y'imbohe acana naye mwihorere ntuzatinye reka gutinye bizakubaho Imana izakurinda reba ubushake bw'Imana gusa Imana izakurinda Imana izagubukire narakize ibabwira nkize mu buryo bubiri nkize mu mwuka no mu mubiri none ndabitangaje abahekenya amenyo nibahekenya uwampaye ibije uwo nari ibye atumva ko nkize kuko namuri ibye azembe imbuye Imana acinzira mubakomeye naboroheje ndambwira abantu ngo nuhura n'amayibobo uzahumura nkayo ntimugira ahantu z'Imana ishyari ntimubanje ngo bose nabateka iki mitwe nimpura na ministeri do ikiganza hejuru nagera kumusezerera azagaciye amavuta ye ati uyu mugabo ko yateze essence wamu 50 nimpura n'umusazi ahagwa azantera ibyondo ab'Imana igiye guhuza nabo nibo bazamura ubuzima bwawe ngiye umugisha nagize mbisubiremo nahuye n'abakomeye mu bihugu bitandukanye mpura n'abakomeye b'Iburayi Imana ibansigaho iki amavuta wa muruho wose nahuye nawe ndaruha hari abantu bantekererezaga ko zambara ikoti ntazabaribo haleluya kubera umugambi w'iki w'Imana azambara ikoti ariko mara ushigwe hejuru kumva umuntu yagutekereza ngo evode zamugurira ibyuma ndabona afite bikeye evode zamufungura studio evode wowe wibereye hano kubera umugambi w'iki w'Imana evode kuva yatamukije ibiganiro namufasha iki ntabyuzi atari kuzuba hano reba ujuje na moto ntwagira imodokari urukumva mu byukuri nubwo ari abitanga urucuruza niko byita abantu mu byukuri ucuruza rero sindabona miliyoni kuri views zawe abantu miliyoni uvugira nacushe nabaye umuherwe urukumva harimo no kuvuga iyi message sinzi ukuntu abivuga nge nabaye umukene impengama inkweto ari nkabwiriza ariko ntago banyumvaga nagikomere ngira bo basigaye banyumva naho abantu ariko baranyumva mbere banyumaga n'uruhimbi igikomere ndibuka naragendaga nuzuye Bibiliya yacise impapuro sinzagiye yacise impapuro mwasini wose ipanga cyo mwene ngamo maguru none nahagera ane nkiyamira byakira akakoze k'Imana numva nikunsha yacishe ikoti ahindiye koro hano gapapuro muteraniro nyine y'abakuru bakomeye agaho umudiyakoni umudiyakoni pasiteri mwe mu bwimbaza atumkoze bangaza hano inyuma yanani haraya y'urusengero ngaba ndahageze ngo ni wese ngo hoya ngo ntiwabwiriza hano ngo si wavuga iki dore ukuntu wambaye bodaboda dore ukuntu wambaye wabwiriza iki ahangaha nukuri kw'Imana naragendaga nanjye byambaye hori yabasi ya mama reka mvuge muze Imana yampaye uruvugiro mbibwiye n'abantu baranga babyumve nimukorera Imana nagenda nkajya inyuma y'inzu nkarira umugabo yankuriye ipantaro yambara umuyaga wazikaye ibyina rero umugabo munini ufite nini cyane ampa ipantaro yambara nkayihiniramo gutya nkayihiniramo hano kugira ngo nyambare unampa n'urushati ikabikanzu ndakubwiye nshuti yanjye rero umugabo munini yangiri mutoya umva nk'iyo kado waguhaye none umugabo wazaga cyagiraga gutya n'inyuma waturuka imbere meze nk'iyaminiye kajya mu teraniro ry'abandi nanjye ndi umukozi w'Imana ngiye gusaba uruhimbi nshumbukura mu nsengero mfite amavuta nshaka ubwumba nabwo bagubanye mu ruhimbi nshumbukura mu bwumba kashya mu butayu abo ndi buhanurire ukuba ufite impano ukabura ubwira ibinyamakuru kuba ufite impano
ukabura umuntu ubwira kubera situation ubuzima ubayemo kuko ati kanje basindemo hariya mu gihuru ninkubita amashyi naho bansanga amatereka iri umusazi nkaba ndacumbuka kwanja mu muhanda mu masoko kavuze indugu bakandeba ati mukuteka avuga ati yewe yarasaze urukumva amodisi ako gisi n'umusazi disi urabona ko yanafuze ako n'umusazi ako niki twiteka arambwiye ngo ibi nkikarakaza nkiko nkanya ntakagaruka kugira numve ko ibyo nariye bindimo ngumva nduhutse uzi kumva bamunjire neza kuko munjire neza nuko nitura umuntu ariba urukumva kumva ibikurimo bikubyiganiramo ariko ugasaba umuntu wambayeho mbivugira mwe data ati kaka ntabwo wavuye ku cano yanjye hajya kwavugana ariko turashimira Imana kwatwaruye ariko babyumve nawe byumve icyo ni igiye kuzamuka 2021 bakwitege uzinya amavuta mashya abatazi ubuhanuzi bwawe bazava ko waragusha abazi Imana yawe bazaha icyubahiro bakwitege Imana ishyizemo nabitanga ibirungo kugira ngo umugambi bamusohore kuko ufite amasezerano menshi nawe yibazaho ariko agiye gusura kubera Imana. Turimo dusoza ikiganiro cyacu nashaka kugira ngo turebe muri iyi minsi Claudin ingo nyinshi zifite ibibazo, harimo ibibazo by'amadivorce n'iki nemo no mu rusengero abitwa ko bakijijwe no mu bapasteri no mu hose zirimo uyu munsi. Nk'umuntu wabaye mu rugo ukarwitwaramo neza uyu munsi ukabushima Imana ko ufite urugo rwiza, nihe namugira abantu bafite ingo navuga ngo zirimo ibibazo kandi ibibazo akenshi usanga aribo babyitera, nihe nama noneho turimo dusoza watanga? Inama umuntu akwiye kwitwara gute mu rugo? Inama natanga urugo ubundi rupfa bwa mbere rutangira, kuko navuga ngo ibintu bikomeye byubakirwa kuri fondasiyo. Iyo fondasiyo ijegera ni urugo burya n'inzu burya irasenyuka. Niyo mpamvu rero inama ngiye natanga abakobwa muri iki gihe n'abasore bashyira ubwenge bwabo ku Mana, bavane mu bigaragara bifatika hano gutya. Arareba umukobwa, ntabwo muri iyi minsi ntibagishaka kubera urukundo abenshi, ahubwo baviza ahantu runaka, bakaviza ku mitungo. Ari mu muryango ukomeye uriya mukobwa, n'uwo kwa minisitiri, n'uwo kwa runaka, n'uwo ku mucuruzi runaka. Ahari nimuzana bazanshingira kencyori, hari nimuzana na umushoferi mfite imodoka y'abandi bazangurira iyanjye. Urumva ako kantu konyine kamujyanye nta bumana buri mu cyambere, cya kabiri nta n'urukundo rurimo. Niyo byabindire nakubwiye rero ngo utubakiye kuri fondasiyo igihe cyose ibintu byawe babijegajega. Kandi iyo mugejeje mu rugo, kuko urugo udafite urukundo ntago warugubaka. Icyambere udafite urukundo ugira Imana ntago ushobora kurwubaka, kuko urugo nibyo byabindinde tuvuze nyine ngo twaciye mu buzima bugiye butandukanye. Hari ubuzima twanyuragamo, hakaba n'abantu baca ku ruhande bakangira inama, bakambwira ariko uhavuye kuri uriya mugabo cyaranze. Reba uyu munsi mukodesheje inzu muyimazemo ukwezi kumwe, ubundi mubuze icyo kwishyura. Reba uretse Bibiliya yonyine, Bibiliya ubundi zabamarira iki? Ubundi kuba kusa muri abakozi b'Imana ubundi bibamariye. Ndabyibuka neza hari umumama pasiteri we, umupasiteri we wigeze no kumbwira, aransohora rwose nagiye kubwirizayo, hanyuma ijambo nanjye nkuko profete yabivugaga, arambwira uti wa mama pasiteri suko twambara. Ibaze kugira ngo umuntu muvuge ibintu bimwe noneho agupinge ngo suko bambara. Izi saha ndakeka ntago yabakimbwiriza uko mama pasiteri bambara. Ahubwo nuko cyari igihe cyanjye, nuko cyari igihe kitari cyo kuzamuka. Umugabo hari igihe nawe yari kundeba akabona isura yarahindutse, akabona ibintu ntago koko nsa neza cyangwa ibiki. Ariko uyu munsi wa none ibyo byavuyeho. Rero muri iyi minsi bashaka kwinjira mu rugo byari byiza, bakakora ubukwe rwose bwa miliyoni zingahe, ibintu bikaba byiza, ariko bagera mu rugo kubera nyine bya bindi nyine twavuze nyine ku rugo hari ubuzima bugenda buhindagurikamo, yaba ari amafaranga menshi cyane akaza kubera ko nta rukundo rwigeze rubaho. Ndagutaye ngiye kureba uwo tunganya agaciro.
wowe uhembwa 200,000 noneho ngewe nsigaye ngeze noneho ninjiza na miliyoni zingahe mfite nanjye abinjiza nabo miliyoni zingahe baparitse ari amavewiti akumva yuko ariko iyo afite urukundo icya kabiri afite Imana agira ubwo bakavuga uti Imana yaraduhuje kandi hari icyo Imana yatuvuzeho ubundi bafite n'ukuntu banagenda ubundi batanabaje n'Imana nge nabanje nkubwira nti twebwe twubakiye ku isezerano hari iby'Imana agiye ivugana natwe abantu muri iyi minsi ya divorce natwe turimo turasenga tuvuga ngo Mana gabanya divorce kuko no mu bakozi b'Imana nibyo waruvuze naho zirimo ugasanga umupasteri atandukanye n'umudamu sanga umudamu bwe bimujemo kuko abantu babiri birashoboka hari igihe mutahuza umugore bikamuturukamo vuga uti singushaka avuze rero ngo singushaka ntabwo nose wabigenza uti umugabo nawe uti singushaka ariko uwo mwuka niwo turimo turafunga mu izina rya Yesu izo mbaraga nizo turimo turahambira abantu baturukana hano mu Rwanda bishimye bagashaka ibaze gushaka visa ukageraho utega indege mukagenda n'umuryango wawe mwagera i Burayi witwa yuko warucitse byinshi bijyakurwanyaga n'umuryango wawe none wagera i Burayi hamwe utuje utazabura iki utazahangayika none ahubwo no umugabo uti tandukane ugasanga mutandukanye i Burayi ahangaha mwarabanye neza uwo ni umuzimu umuntu aba yarateganya indege ryari ijambo nyambwira abantu hari igihe uba muri karande iyo karande ukabana nayo ikagushorera wajya mu isoko mukaba muri kumwe warangura kamuri kumwe wapanga kujya Dubai ugiye kurangura karande nayo ikakugenda inyuma uti ndagushorera ntago ndi bukuveho ubundi wakwinjira mu iduka ryawe karande mukamuri kumwe noneho watangira no gucuruza karande uterega sindakurekura ntago ubizi neza ko iwanyu muvuka mu nzu y'ibyatsi ntago ubyibuka neza none ugeze mu nzu rero ya chateau ifite amabati ya Demarque ntago rero nanjye rero nkwemerera ntago ubyibuka ko iwanyu siko tigeze atunga n'igare none urabona ugize imodoka none ugasanga hajemo za divorce zo kuza rero kubatandukanya kugira ngo na yamigisha mwari mugezeho ibintu bigende bitatana burya ntibazakubesha umuntu wakoze divorce atakaza imbaraga nyinshi yaba iz'imitungo yaba n'imbaraga zo mu mwuka arabitakaza cyane niyo mpamvu rero ndabwira rero abantu rero ngo abantu begera Imana imitungo ubundi iza nyuma y'Imana kuko Imana niyo itanga imitungo Imana niyo yubaka urugo niba uri umusore ukubaha Imana nabonye abasore benshi bubashye Imana bakubaha Imana bagaca bugufi ariko Imana uyu munsi ikaba yarabubakiye ingo z'umugisha iyo uguhaye umugore imuguhana n'umugisha iyo uguhaye abana baguhana n'umugisha kuko ariyo yabaguhaye ariko abasore umukobwa aragenda hariya uti ndashaka uriya mugabo afite ibi nibi paka kandi mugereho agakubita hasi akagikubita hejuru wa mugani wa prophet uti ninamubura ndajya no mu bapfumu umuntu umupfumu usaguhaye urumva aho kuzamumarana kabiri ni wa mwana nyine yaguhaye kwa ko ngo wabuze urubyaro ariko amezi 6 agapfa ariko n'ubundi ngo namumuhaye nubwo apfuye ariko namumuhaye ariko ndabwira abantu imbaraga z'Imana zize mu buzima bwabo zize mu rugo rwabo bubakire ku Mana batandukane n'ibintu ngo oya nta kimana yankoreye ibi nibi ubaze igihe ubaze iby'Imana yagusimbukije ubaze aho Imana yagiye gukura wasanga Imana ari ya mbere mu buzima bwawe ntabwo Imana ariyo ya nyuma mu mitungo ahubwo Imana nibanziriza ubuzima bwawe inama rero natanga rero ku bantu bari kubaka muri iyi minsi cyambere no kubaha Imana icya kabiri ni urukundo kuko buri iyo ufite Imana n'urukundo burufite kuko Imana yacu gutoza byose ntago wambwira ngo uranyanga kandi ngukunda Imana ese ubwo wajya gukunda Imana utarabona ngewe ukanyanga ngewe turebana gutya ntago byashoboka aki ufite Imana irakubwira uti kunda uriya muntu niyo umuhutaje uhita wihana ndabyibuka hari igihe umutware wanjye twayaga tugira gutya wenda hari igihe natindaga nko gutaha wenda mvuye wenda nko gusenga ho gatoya ndahagera wenda yarakara ntabwo excuse mbabarira kubera ko mfite ubumana muri ngewe cyangwa se nawe wenda yibagiwe wenda n'urufunguzo wenda yarujyanye wenda nanjye wenda utise kucyo dutindije hanze ibintu nk'ibyo yarangiza uti excuse mbabarira ibyo bintu birubaka guca bugufi ikindi rero kisha abantu rero arareba akabona agize ubushobozi bwo kuba nawe yakwigurira imodoka agize ubushobozi bwo kuba nawe yahaha uwo muceri uwo mufuka w'umuceri ibintu bikahita byanga nanjye nakwitunga dutandukanye nawe nanjye nakwitunga wana
wakwitunga se ye wakwitunga ariko buriya wubatse n'urugo rwawe ufite agaciro hano hanze umuntu wadivorosheje ndazi neza ko mu myirondoro yawe buriya CV yawe iba yangiritse niyo mpamvu rero abantu bagomba guca bugufi bakubahana kandi ufite n'Imana kandi bakegera abakozi b'Imana hari amagambo yaje muri iyi minsi yo guca intege abakozi b'Imana muri wakumva bariya nabateka mutwe ariko ndazi neza ko mu bantu tuvuga nda igihumbi maze kurambikaho ibiganza nsengera hanatandukanyemo hatandukanamo umuntu umwe cyangwa babiri ariko muri byamagana ngahe Imana ifite inyungu imbere yacu ifite natwe dufite inyungu natwe mu muryango nyarwanda mu bantu majije gusengera badafite ubuzima bakabugira Imana ifite inyungu ariko bya bindi ngo byo kumva Imana uyitesheje agaciro noneho warangiza no ukayiteshereza agaciro mu bantu ntabwo ari byiza nabyo biri kugenda nabyo bisenya kuko buriya abantu buriya batubakiye ku Mana mu rugo rwabo n'umuryango bari kurera nawe nta Mana nayo nabo baba bafite buriya munyamakuru amwunganire abantu bafite imikino yo gukina n'abakozi b'Imana hari umugabo wari ukomeye hano ku isi yakoze n'ibintu bikomeye yakoze n'imbunda akayicina ikofe muramuzi uriya mugabo yarakomeye akora imbunda akayicina ikofe arya amafaranga anywa amayoga araserebura mu buryo bukomeye arubahwa atinywa ari inyeshyamba ziramukenera ari abayobozi baramukenera kwirambunda yiwe agiye gupfa asubiza ubwenge ku gihe niyo mpamvu ndambwira umuntu ngo tuzankenera uyu munsi ariko hari igihe uzambwira ati ibyo nakoze ni byinshi nahura n'umukozi w'Imana cyangwa padiri akansabira imbabazi noneho agiye gupfa ijwi riramukomanga urukumva ndambwira ati imbunda yawe yisha abantu ubwenge wavumbuye ku isi nta kintu bwamariye abantu haba bwarabangije agiye gupfa ashaka umuyobozi w'abatododoste mu Burusiya agira mupfukama imbere arira ati niki wankuraho kugira ngo nzabashe kubona ubwami bw'Imana ndiza ko nta muntu wagize ubwenge nkawe nta n'uwavuzwe nkawe nta n'uwakenewe nkawe muri iki turimo yari umuntu ukomeye cyane mu buryo bukomeye ariko agiye gupfa uzi ikintu yakoze agiye gupfa yabaye ati ndizira ko bizankurikira inyuma ninde muntu ushaka kumvuganira imbere y'Imana yirukanka imbere y'umukozi w'Imana uzarebe batwanga badafite ibibazo gushingirwa dukenera ujye bireka kuri bateye yari umusinzi aza kudushaka aho tukiye mu kabari aho tukiye mu bare aho tukiye mu mafaranga yiwe agiye gushingirirwa padi wamfasha pasiteri wamfasha shehe wamfasha akaba arashingiwe iyo bagiye gupfa niyo ari ikizimu cyari ku isi cyatishije abantu ku isi mu mumperekereze mumuvugire misa mumuvugire amasengesho urumva uyu munsi badusuzugura uyu munsi ibyo kuko baguwe neza hari igihe badukenera tu yanjye bikunda wabyumvishije kandi badukenera Imana yaramaze kubaruka nta bufasha bundi bazabona babyumva ariko igihe tuvuga ati nimuze tubafashe murya amafaranga nta mususu munywe nta mususu reka nshimire rero abakunzi bacu bari badukurikiye ku Isezerano TV nshimire nawe batumirwa bacu baduhaye ubuhamya bwiza kandi ntekereza ko hari abantu benshi cyane bwubatse ariko ntago dusubikiye aha ngaho ubwo tuzakomeza ubutaha dukore n'ikindi gice kugira ngo dukomeze twigisha abantu ko ingo zimeze ibyo pastor ko bimeze muvandimwe wanjye reka none rero dusoze turabakozi b'Imana murakozi b'Imana musengera abantu ubwo ibindi tuzakomeza ubutaha hari washaka kutuvugisha twamuha namba kutuvugisha tukaganira tugasengana n'inama zirakenewe aho wese uduhamagara ubushize atubwira ati pastor ndikumva nje umugabo namwica abyibuka ko dukurikiye ku kinyamakuru tambwa ati hoya ntiwica umugabo ahubwo ufata amasengesho y'imisi ngahe ati dufatikanye n'ubwo uri hanze dukora amashusho kwembe nawe Imana ari ikintu gishyashya umugabo aramubwira ati yajyaga yinjira mu nzu akumva ngo inzira ikunuka gata yambura ngo atayigendera umugabo yamutekeye ibyo kumva kamuhaye uburozi fata umuntu mufite abana nkabane yaguha ibyo kumva guhaye uburozi tumugiye turasengana ariko ngo ibintu nisabe arashima Imana rero ni prisi 50 788 39 30 82 0788 39 30 82 pastor nawe nimero zacu ziba zikenewe cyane
kubera ko hari abamama benshi baba bakeneye inama, hari abamama benshi bababaye kandi bababajwe, ndetse bafite n'ingo zigiye navuga ngo zaratewe. Ibaze nawe kuba nawe waba ubana n'umugabo ariko mukabana yarangiza akazajya akubwira ko nta kintu umaze, nta gaciro, buri munsi akakubwira nabi, waca bugufi, wamusemba bazi, wamutekera, bamufurira, bagira utamutegurira, ariko ugahora uri mubi imbere ye igihe cyose. Uwo ngo rero akenshi yakubonye kuruhukiraho no kukuganiriza ubwabyo biraruhura. Hari ababa badafite imiryango, hari ababa bari iyo ngiyo za Burayi badafite abo burya Burayi buri wese bari mu bye, ariko iyo akubonye agafata akanya ko kuganira nawe aranaruhuka muri we, bigatuma n'imyanzuro cyangwa se n'umutima nawe yagenda ahindura nawe muri we, byagenda bihinduka muri we. Nimero zanjye ni +250 788 46 17 67 +250 788 46 17 67. Izo nimero ziba ziri kuri WhatsApp, ubundi mukatubona. Imana ibaho umugisha. Mana yacu, Mana ifite imbaraga, Mana icyaruka mu izina rya Yesu. Mpesheje umugisha nkuko ndi umuhesha w'umugisha buri muntu wese ahari mu ngabo itandukanye, urahangaha mu Rwanda, uzakurikira ikiganiro, uzakurikira iyicano isezerano, umuhereze umugisha mu izina rya Yesu. Aya magambo azamwubake, azamukomeze, ntacika intege, azakomeza kundi Imana, umuryango wubake ukomere mu izina rya Yesu. Urakoze Mana kuko ubushobozi kwacu kandi amasengesho yabera laste trobesi yagraye uyahumugisha agafata akomera, njyambaje mu izina rya Yesu. Amen.